Rwanda na mpuzamahanga twagira ngo tubone umwanya twakire n'abayobozi bakuru b'ishyaka muri kumwe. murakoze cyane mwese turabishimira. Thank you very much. You're always welcome to this conference, and also people as well as people in diaspora. I think my French is good language for English. Is influenced very respected. The rest of the melody as much as possible. Thank you very much. Murakoze cyane kugira ngo mbibutse ko ikiganiro kiramara isaha imwe n'iminota 20 nk'uko twagomba kwakira abayobozi kumwe imbere kugira ngo bibereke n'abandi bayobozi b'ishyaka bahari. Hari komiseri jenerali Honorable Alexis, hari Baju, hakaba na komiseri Gashugi na komiseri Peter na Sozera National General Wacu. Kugira ikaze muri press conference kuvuga ngo twatangira ibibazo twatangira abagabo Thank you. Nyakubahwa Perezida w'ishyaka Bamubwiye n'abantu bose turi kumwe n'uko ikiganiro kicara Bwiza TV. Bwiza TV rero iri bufashe kugira ngo abantu bari gukurikirana iki kiganiro mu mahanga nabo babashe kumva imigabo n'imigambi ya Democratic Green Party kugira ngo nabo iyo bazatora Green Party bazabumvishe imigabo n'imigambi y'ishyaka. Muri rwego rero wagira ngo mu gutangira duhereye kuri iyo ngingo yo kugira ngo twiyamamaze kuri iyi diaspora nyarwanda kugira ngo bamutangira banze mugire abanyarwanda b'amahanga by'umwihariko ni ukuvuga uti mu barwayi b'amahanga mu buryo abanyarwanda b'amahanga uko babayeho hari ibishya mu kuvuga ko uramutse mutoye kugira ngo ibyo bazajya bavuga ati tureka umubasha umuyobozi w'ishyaka kandi muri kandi kubera yuko yasezeranyije ibiri ariko by'umwihariko kuri iyo diaspora kuko bafite itandukaniro kuko baba hanze mu gihe abari mu Rwanda bo bagiye bavuga mu bitandukanye n'ugiye kureba kandi bakoze. Murakoze cyane. Bavuga ko abanyarwanda bose baba abo mu Rwanda cyangwa mu mahanga bose ni abanyarwanda. Ndetse n'abanyarwanda b'amahanga bakunda cyane igihugu cyabo nabo natwe twese uburyo tuvuga mu gihugu nabo birabareba. Sobanura imigambi yihariye abona ufite diaspora itandukanye ufite abanyarwanda bose bose b'abanyarwanda. Si iyo tuvuze ko turimo gushingira demokarasi sosiyete bose reba bose ari abo hanze n'abo mu Rwanda ariko by'umwihariko kuri politiki yacu y'abanyamahanga twumva ko twifuza ko dushimira cyane imibanire yacu n'ibihugu by'abaturanyi kugira ngo dushobore kuba twagenderana neza ibihugu byacu bya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibihugu East African Community kuko abo rero tuze guhahira cyane tuze dufite imiryango y'Afurika hafi kuvuga ngo icyo dushaka cyane cyane ni uko nta mupaka agomba kurinda gufungwa bifite gahunda yo kuba twasiga amasezerano mpuzamahanga ahoraho tugendeye kuri ya mihigo dufite nk'ayasinya hagati ya Rusizi amasezerano y'ahagarara tuvuga ko natwe twasiga amasezerano mpuzamahanga ahoraho kuko nta gihugu gishobora gufunga umupaka n'igihugu kindi cyo muri East African Community kubera ko twaba ikibazo cya politiki. Ikibazo ya politiki ntabwo yabura ko turi abantu ariko tuzashaka uburyo tugomba kubikemura uhoraho twushyira z'amahoro z'ibiganiro tutangiye mekanizmi za lisansi zihari twashyiramo imbaraga ariko nanone n'amasezerano dusinya
ukareba uburyo amasezerano azajya yubahirizwa kubera ko usanga akenshi dusinya amasezerano ariko ntiyubahirize n'abaho uburyo bashobora gukurikirana nyuma y'uko amasezerano dusinya muri rwego isafuriya cyangwa amasezerano hagomba kubamo icyo twakwita sanctions cyangwa se n'ibihano ku buryo igihugu kizakinisha amasezerano kizajya kibazo kubera babona ibipapuro gusa ahubwo tugomba ko ari ubuzima bw'abaturage baba barimo gusubiraho ibyo batabyubahirije so ndumva icyo navuga cy'umwihariko ariko ku banyarwanda bari kureba East African Community cyangwa ariko nabo ibibazo baba bafite bitandukanye yuko bakoze amafaranga mu Rwanda bifuza ko zita inshuro intensive bari kureba ko zaba zitabahenda aho amakosi aba ari hejuru cyangwa se ibiciro biri hejuru amafaranga yabo yagera mu Rwanda atabahenze ndetse tuborohereza no kubona ibyangombwa ndetse nabo kuva ko bashaka kuzajya bagira umubano mwiza na za ambasade nabyo badushyira imbaraga kuko hari n'abanyarwanda bakunze kujya kuri ambasade nabo tukabashyiraho uburyo bwo kuganira nabo afeti tukumva ko n'ubundi bigeze barabisanzwe gahunda ya bonade bayambura iyo bonade ikazaba yagutse kuri n'abanyarwanda bose bazajya bayizamo bisanzura so ni gahunda tuza kuganira neza atukura ndetse n'abanyamahanga bafite imishinga buri wese yishimiye neza kandi ikiganiro ntabwo ukomojeho ko ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muzaharanira ko imipaka idakorwa ariko hari imipaka ifunze ndetse hari na tansiyo y'ubukagurirwa navuga hagati y'u Rwanda n'u Congo kandi aho hariyo abanyarwanda y'abakongo cyangwa se mu bihugu wenda bifuza ko byaba byiyumvagamo ko u Rwanda rubanye na Congo kuko byaba banesheje aba banyarwanda bariyo uyu munsi ntabwo byifashe neza bibaza ngo buri mipaka iramutse mutowe muratekereza ko ni iki cy'umwihariko mufitiye bashaka ko umubano ugenda neza hagati y'u Rwanda n'u Congo so ndetse muri gicumbazaga mu karere ka Rubavu kuko twabona bibareba cyane icyo twifuza cyane ni uko ibibazo bihari hagati y'u Rwanda na Congo byakemuka kubona gushingaza amahoro ariko tukaba tubabaje n'uko Congo ese ubundi bavuze ko bashaka kurwanya u Rwanda nyuma y'uko y'u Rwanda bakagira kuzana ibisubizo aho bakoresheje z'ibiganiro bizashobora gukemura ibibazo kuko iyo bavuze kurwanya cyangwa se kuba babasha kubabwiza Kagame ibintu bigomba kwamagana kubera ko nta mahoro baba bifuje abanyarwanda kuko ibibazo baba bafite ibyo byose byagomba gukemurwa zihari za East African Community za African Union yewe na Nations Unies ariko nanone tukaza kuganira barabivuze iyo rero bamaze kuganira bakagomba kumvikana ayo masezerano agomba kuzajya yubahirizwa natubahirizwa tukasaba kugira ngo mpuzamahanga no kuzajya gukora akazi kuba indorerezi gusa aho muzajya kuba umufatanyabikorwa ku buryo ayo masezerano niba batayubahirije hazajya habaho nibura ingaruka kuri icyo gihugu cyacu twaheze amasezerano kuko dufashe urugero na M23 usanga amasezerano yasize menshi cyane ariko ashyirwa mu bikorwa bikarangira kuko agomba akanguka urwego mpuzamahanga cyangwa ku rwego nasiyonali bishyiraho indi intambwe y'ibihano cyangwa sankisiyo iyo umuntu utayubahirije yagira ibibazwa kugira ngo abantu baze bajye gusohoka ko gusa kuko bijyanye n'ubuzima bw'abaturage. muratekereza iki ku bijyanye no kuba u Rwanda kwiga kurwanya icyo mu mahanga ariko by'umwihariko kuri iyi gahunda yo kuba mwakorana n'abanyarwanda b'amahanga hari bamwe mu banyarwanda hari bamwe mu banyarwanda bari mu mahanga bajya bavuga ko uburyo babonamo viza zo kujya muri ibyo bihugu bibagora ndetse noneho no kugira ngo abe yagaruka mu Rwanda gusanga ikibazo bakabaza bati mwamutse mutowe kuri uwo mwihariko wo kubona uburyo abantu bajya n'abava mu mahanga byaborohera batekereza gukora iki ku bijyanye no gufungura imipaka ku buryo n'umugabane wese nko muri Afurika wese ku buryo abantu bajya bisanzwe bakakigana abayekabona. icyo navuga ko u Rwanda rwafashe politiki nziza yo gufungura viza yo buri wese ushaka kujya mu Rwanda ashobora kubona viza ku kibuga cy'indege bagishyura byiza cyane byakurikizwa no muri bihugu ari za East African Community Kenya ko yabyemeye abantu bashobora kubona viza bagize ikibazo cy'indege
ubwo rero byakuza kugira ngo borohereze cyane muri Afrika ni ngombwa ko abantu ko twashyiraho amasezerano mpuzamahanga ya FCA kandi urubuga rw'abantu ruri kwitabira ubugenderanire hariyo abantu nta ngomwe mbese ni ngombwa ko bizihiza kuba ko pasiporo ya African Union mbese ni pasiporo ntabwo yakubona kuko bayishakana na bayibonye nayo izaboneke kugira ngo bifashe ko twari muri Afurika hose twisanzuye nta n'ubwo ngiki cyane bashinga bamwe mu badukurikira bari kubaza bati Kagoma iba mu ifati isobanura iki? Kagoma kamwe ni abantu bayisobanura akoze cyane ishyaka ryacu ryahisemo ikirango cy'ishyaka n'inyoni ya Kagoma kubera ko twabanje gukora ubushakashatsi turasoma tumenya neza ibisobanuro by'iyo nyoni. Icyo twavuga ni kimwe ni uko iyo nyoni tuyisanga mu bitabo byinshi ari iby'ibigendanye n'ibiguruka ariko cyane cyane twarebye mu gitabo cya Bibiliya. Bibiliya ni igitabo gikuru cyasomwe n'abantu benshi gikurikirwa n'abantu benshi ku isi no mu madini atandukanye. Iyo nyoni rero tuyisanga mu bitabo bigeze kuri 30 biri muri Bibiliya. Twareba mu gitabo kimwe muri Yesaya ibice 40:30 havuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe bazacogora rwose ariko abaturage b'iteka bihanganye bazasubizwamo imbaraga bazagurukisha amababa yo kunanirwa kandi bazagurukisha amababa nka za Kagoma. Aho niho tubisanga ariko urebye mu mateka y'iyo nyoni ya Kagoma kimwe ntarajya kuva mu mateka yacu aho iri muri Bibiliya bigaragaza ko iyi nyoni idacogora idacika intege kandi itangwaho urugero rw'imico kabisa izindi zose. Ariko iyo usomye mu bindi bitabo ubona ko iyi nyoni iyo bagerageza kuyidescribinga bavuga ko ari inyoni ireba kure, ishobora kujya hejuru ahitaruye ikareba hasi cyane ikaba yagera no mu mazi ikareba ikiri munsi mu mazi kandi ikaba ari inyoni yihuta. Ubwo rero n'ishyaka tuvuga ko tugomba kurangwa kandi turangwa n'ubushishozi tukareba kure tukihuta mu iterambere. Ikindi ntiducogora dufite intege tubasha gukomera mu bihe bikomeye. Ikindi ntabwo iyi nyoni ngo ntabwo ipfa kurya ibyo ibonye byose, natwe ntabwo dupfa gukora ibyo tubonye cyangwa twivange. Uriya ngo n'iguruka ntabwo igurukana n'izindi, ibizireba iri hirya igerageza kwangayizinga no kureba igikwiriye. Ikindi ntabwo isaza, iyo igerageje umusaza nyuma y'imyaka amateka avuga ko ijya hejuru mu mabuye ahantu kure y'izindi nyoni yarangiza ikamaraho iminsi 40 igapfura amababa yayo ashaje igakura inzara izikubita ku mabuye zishaje n'umunwa wayo ikawukubita ku mabuye ushaje. Inyuma y'iminsi 40 hakamera andi mababa z'inzara ubundi munwa yarangiza ikiyongera imbaraga ziruta izo yabifite mu gihe cy'umusaza urebe ikaguruka. Bivuze ngo ibyo biratuma duhitamo inyoni, dufite gushishoza, dufite kureba kure, dufite kwihuta mu iterambere, dufite kuba turi abantu badacika intege, dushobora kuguruka tukajya hejuru y'ibintu byose byari biturangamiye. Murakoze cyane ubufasha mu rwego muragaragara imbabazi aho mwagiye kwiyamamaza mu bice bitandukanye mwagiye mwakugura n'imigambi yewe n'amwanabiza ko bifuza ko nawe babugize ibice mu ndirimbo cyangwa se gukora ibitabo by'ubwenge. Ambwira imbabazi ukurikije iminsi batanga yo kwiyamamaza umusanga ku isabatora ndetse mwamubona ihagije ntabwo ushobora gusanga wenda mumeze mwamugana ijambo haba mutabashe kugeza imigabo n'imigambi bitewe n'igihe runaka kiba cyatanzwe. Murakoze. Murakoze.
no muri manifesto yacu tuba ari igitekerezo cy'uko twifuza ko umubare w'abadepite wakwiyongera ukava kuri 8 turangije itegeko nshinga ryakozwe muri 2003 ndetse n'abasenateri barimo 26 aho cyane cyane dushaka kwibanda ku badepite kubera ko batorwa n'abaturage mu buryo butaziguye bavuga ko twari itariki y'ibitekerezo mbere mu myaka ishize tuba ko wakwibuka ukagera ku ijana kuri 8 ariko baje gusanga bijya bishobora kugorana ukajya twifuza umubare w'abantu dushyiramo icyo bita formula uburyo bw'imibare y'abenshi tuba ko umubare w'abadepite wazamuka bitewe n'umubare w'abaturage uko bameze tuba ko buri baturage 100 bagomba bahagarirwa n'umudepite urimo buri wese uri 10 bagomba y'abadepite 130 byakorwa dushyizemo iyo formula ko bwise nibyo twavuga ngo umubare w'abaturage itegeko nshinga kuko icyo gihe byaba bisaba kuba tuvuga itegeko nshinga icyo kibazo twagaragaje kubera ko twasanze n'itegeko nshinga ryakomoka muri 2003 abaturage bari bageze icyo gihe cyangwa se abatoraga bambaye bageze miliyoni 4 abaturage b'ibihumbi 2 igihe muri mari n'igihe uburyo bw'inshuro zirenze kugira ngo igihumbi ku buryo wavuga mu by'ukuri ko ibyavuye imyaka ishize byari igihe cy'urupapuro byari igihe ndetse ko abaturage bavuga ko batabona n'abadepite iyo igihe usanga ko ntabwo babona abadepite so niyo mpamvu tuvuga ko bagombye kwiyongera kugira ngo baboneke bakore ubuvugizi neza abaturage mbese n'ibindi bigiye gukora ku bijyanye n'iminsi yo kwiyamamaza twari twarabisabye ibyo nambere ari muri manifesto kugira ngo aho manifesto ntabwo iri mu byari iminsi twari twabisabye ko niyo minsi yakwiyongera ikava kuri 23 igitekerezo cyacu cyabaye ko niba buri karere ntabwo buri munsi wabo ko muri kuri benshi turi kumwe kuri kampeni twabonye ko kujya mu turere tubiri umunsi umwe biravunanye cyane aho mugeze ntabwo aho mwanya biravuga cyane mugende kugerayo ni amasaha aho tugasaba twara amasaha menshi mu nzira tugenda twagira kujya gusaba aho dushaka gusanga tukamara amasaha make cyane nabo tukajya mu nzira tugenda tukajya kugenda gusanga abandi nabo ndetse tubaze n'amasaha wabonye ko ibyo rwose bisanguranye kubera ko ntabwo byakunda kuba ko igitekerezo cyakigarukaho uburyo bya kampeni birarangiye igiye kurangira ntabwo tuzakigarukaho ubutaha kugira ngo ujye neza kubera kugeza ku munsi kugira ngo tujye mu mafaranga 6 ubwo uturere twose twakiriwe neza uretse akarere ka Ngoma ruri aho ibibazo muri bo aho abayobozi babereye ko politiki cyangwa se kandi biyamamaje bavuga politiki itandukanye bivuga ngo ikintu byavangiye cyane Ngoma bagaragaje rero rero naho bakoze bisa n'ibyo bafungije n'amaduka ahantu hose abantu bose kujya ahandi ariko byatwabona rero twakomeje ntabwo ariko mu turere twose buri dusa twari kujya mu mafaranga byose byagize neza twakiriwe neza n'abayobozi b'uturere ba meya abavisi meya abanyamabanga nshingwabikorwa mu by'ukuri bambaye uko bitandukanye muri 2017 aho bakomeje kumenya ibintu ndetse tunakwitwa n'ababuye aho bapfuye muri stade n'iki yose uvuga ko mu by'ukuri imyumvire yahindutse cyane kandi bigaragara yuko mu by'ukuri demokarasi mu Rwanda yagiye gutera intambwe tuva hamwe itameze neza kujya heza birabishimishije kandi twabonye n'abaturage badushyigikiye hirya no hino mu gihugu namwe mwayibonye ko tugiye kwiyamamaza navuga ko si gusa ko naho duciye kwiyamamaza cyane cyane aho twagiye mu mijyi yaho za Rusizi abaturage benshi cyane rwose n'ibihumbi bavuye mu maduka yabo baraza ku mihanda baratwakira barabyina Rubavu kuko byabaye Rubavu rwose barabishimishije cyane mu Bugesera byari ibitangaza buri sibyo hose nawe Kicukiro n'ubundi baje benshi cyane rwose muri mihanda n'cyose ntabwo ari cyo twavuga ngo ariko abaturage bari bishimye bashaka kutubona ndavugira ngo byari bitangaje byose natwe byaratangaje cyane aho tuvuga ko bitewe n'ingano tumaze mu gihe amategeko aho twavuze byinshi twabwiye tuzakora bigakorwa bitabye bigakoreka niyo abaturage bafite icyizere ko tubishaka byinshi ko tuvuga bishoboka kandi bigakunda n'ibyiza kandi bizakunda so nuko ko ari ibyuka nziza kwinjira gukora demokarasi twifuza yose sesio bose nayo izageze mu Rwanda navuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo nini cyane kurusha ibyiza twabonye icyo twavuga kindi ni uko gahunda yayo arabona isi cyane kiri mu matora gusaba abantu bose bingana bose
aho bazabona ifoto y'umukanda yemeza Frank turi abakobwa batatu bazashyira igikorwa cyabo aho hari n'ibintu yacu Kagoma zabiriho ndetse no ku badepite bacu batari benshi cyane bazabakora ubuvugizi bazabakora amategeko meza bazagira ibyo yakwirinda babe benshi mu mafaranga y'ibitaro gusa mu badepite bikoresho 20 bose bazishima cyane abanyarwanda kuba tunavuga kandi bakomeza kubisanira muri intambwe yacu ntabwo urangira kampani gusa twabishyize ku mbuga bishaka website ishaka niyo manifesto tuzakomeza tubagezeho bivuga ngo ni manifesto kandi ngo igani imyaka 5 icyo nagira ngo nawe iki gihe cyo cya kampani bivuga ngo ni ibintu twiyemeza tuzakora mu gihe cy'imyaka 5 iri tuzakomeza tubikorere ubuvugizi ubukore tubishe mu bikorwa igihe cyose ndetse no mu cyongereza tugashobora no kubicyongereza kugira ngo mu cyongereza nabo bazabisobanukirwe neza. Nyuma y'ibyo bibazo mwahuye nabyo aho mwabashije kujya ese ibyo bibazo mwari kutinze kuri mwe byagenze bite hanyuma nyuma y'iyi minsi mumaze mwiyamamaza nyuma gutekereza ko muzakuramo inyungu zihe muri no kubona gute reziliti imeze gute ugereranije n'aha hose mwaciye n'ukuntu bafashwe umunsi umwe tujyayo twahise tumenyesha komisiyo y'amatora ingana nabo kubabwira ko twabandikiye mbere ariko bahitamo kuba bategura indi kampani kandi tugiye mu rwego rw'igihugu tubategura n'urwego rw'akarere nyuma yaho bavuga yuko badashobora kwimura ngo babishyira saa 8 kuko cyangwa mu saa 1 ariko nanone turavuga ati n'ubwo bavuze ko tugomba kwigisha itegeko kuko itegeko rivuga yuko nta mukandida ushobora kwiyamamaza mu murenge umwe n'undi mukandida nibo bavuze gutyo barabwisha ariko turihanganye tugezeyo twasanze twayumvira amatwi yacu kandi kubera abaturage ngo baze batangire saa 5 bagenda ngo batangira saa 1 kuko niba biyemeje saa 8 baratishe ko za megafoni twari duhari saa 3 n'igice zirimo kugera zibira abaturage muze nyuma yaho tugira meya ko batari rwose ko babuze nyuma ya saa 6 kandi barimo guhamagara abaturage aho abaturage bari bamaze kubatwara ahantu kugira ngo hari muri gare ya Ngoma n'ubwari babashize buryo twaje gusoza bose bahita birukana benshi cyane bajya aho kwiyamamaza kandi hari hegeranye cyane naho twari kubaho twari byari kugira ngo abaturage bose bahagere byari byagoranye cyane so twaje gusoza amatora ubwo ndetse kandi n'uyu president wa komisiyo y'amatora n'igaruriro nabyo cyane n'amaze kwiba perezida wa komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu yese ayizi turavuga yuko ko bazagirwa barebe kuko rurindo bafushe amaduka hose barahabonye basi twagezeho nta duka rimwe rifunguye bahuye n'abantu bari gufungura barabaca amande bakomeza kuba kujya ahandi kandi atari kuri naho twari kuvuga ko nacyo cyari ari sabotage ikomeye cyane twayimenyesheje komisiyo y'amatora izabikurikirana navuga yuko bijyanye wese ariko nubwo byabaye gutyo ntabwo byabuje abakunzi bacu kuza baraje n'ubundi abafashe gukora ntabwo twahagaritse kuko byacu kwiyamamaza twayamamaje n'ubundi ubu bakeya babonetse kandi bakeya beza bahagije ubwo cyari dufite icyizere ko nubwo babikoze gutyo n'ubundi abaturage tuzabibonamo intsinzi dufite icyizere yuko muri amatora tuzayatsinda neza ari abaritora zibera ko bavuga niba bari kuri 20 isa presidence y'umva tuyifiteho ifatisha n'intoki 55%. Rwose hari uburyo burimo kuzamuka iyo tubibonye bitangaza amakuru muri public muri rusange ariko mu matora ya 2017 bari babonye 0.48 muzanirwa n'umukandida w'iterambere. Ikibazo dufite aka kanya niyi mwizeye ese niye Green Party irimo gukura imbaraga zayo ntabwo twatinya kwivuga yuko hari abantu bavuga hano hanze yuko ushobora kuba muri parti satellite muri FPR ese murabivuga wiki murakoze cyane imbaraga aho tuzikura ni henshi ahambere tuzikura n'ubwo kuva 2009 hari ibyo twakoze hari ibyo twavuze hari n'ibyo twakoze ariko kuva 2017 nibwo wari uvuze na 2018 kugeza uno munsi 2024 ishyaka twihutiye gushyiraho izindi nzego twari dufite inzego zihagarariye ishyaka ku rwego rw'akarere ariko ubu twashyizeho inzego zihagarariye ishyaka z'abagore
kuri buri karere bashyiraho inzego z'ishyaka z'urubyiruko kuri buri karere ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Izo zose aho ziri ntabwo zicaye, zigerageza gukomeza kuvuga ibijyanye n'ibyiza by'ishyaka no kurutinga abandi bantu biyongera mu ishyaka. Ibyo ibindi twakoze tumaze kugera mu nteko ishinga amategeko. Tugeze mu nteko ishinga amategeko twahawe first of all twahawe ubudahangarwa, tubasha kugira icyizere n'inzego za leta bitewe n'uko natwe twari turi bamwe mu nzego za leta, bitanga ibitekerezo mu bijyanye n'amategeko, tubasha kuvuga ibintu bijyanye muri manifesto y'ishyaka cyangwa gahunda ya politiki y'ishyaka hafi 70% byagezweho kuko twari turi mu nteko. Ubwo buri gahunda ya politiki cyangwa buri minisitiri wasaga ari ubuhinzi n'ubworozi, ari ubukungu, ari n'iki, yarazaga tukamubaza ibibazo bigendanye n'ibiri muri manifesto, ibyo twasezeranyije abaturage, yaba ari kuri mituweli, yaba ari kuri education, ku burezi, abana amafunguro ku ishuri, imishahara y'abarimu, imishahara y'abapolisi n'abasirikare, nubwo twari twarakomisize abaturage ko dutsinda amatora tuzabasha kubishyiraho, n'ibintu byinshi, abahinzi n'ubworozi twabivuzeho, ibyo twari twarasezeranije hejuru ya 70% byashyizwe mu bikorwa. Kuri iyi nshuro rero byari bigoye yuko twahagarika kwiyamamaza no gutanga umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika, kandi tubona ko umusanzu n'amasezerano twasezeranije abaturage byabashije gusubizwa. Ntabwo byapfuye gukorwa, nubwo twakomeje kubivugaho, yaba ari mu itangazamakuru, yaba ari mu nteko ishinga amategeko, ndetse hari n'ibindi bibazo byinjiyemo hagati bitajyanye n'ibyari muri promesse, ari ibijyanye na transport, ibiciro kuzamuka, ari ibijyanye n'ibiciro ku isoko, ibintu byose bigendanye n'ibibazo abaturage bahura nabyo by'ishyaka. Twakomeje kubivuga mu itangazamakuru ndetse no mu nteko ndetse no muri sena, ko dufite biduhagarariyeyo. Ibyo ni bimwe ari izo nzego, ari ibikorwa biduha icyizere, bidutera gutinyuka kugira ngo dushobore gukomeza kwiyamamaza. Kuri icyo ngicyo waba uvuze kigendanye n'abibwira ko ushobora kuba turi izo parti satellite, ababivuga ufo kubanza kumenya ngo ni bande abo bantu babivuga, ni bande. Abenshi usanga ari ba bandi bagerageje gushinga amashyaka bikanga, kandi bafite n'imyitwarire twavuga ngo mu by'ukuri bigoye kuri ground hano kuvuga ngo urakora. Twebwe n'ishyaka ryacu mu bimwe dushize imbere harimo ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo dufite gahunda yo gusubiza inyuma igihugu cyubatse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu nzego zose tugomba kumenya ngo ubumwe bw'abanyarwanda burimo. Abantu bafite iyihe migambi? Nta migambi mibi dufite, kandi ishyaka riri ku butegetsi kimwe n'abandi bakorana naryo, nabo ubwabo ntabwo bashobora kwemerera umuntu ufite gahunda yo gusenya ibyagezweho. Twebwe iyo tuvuga ngo turi parti d'opposition cyangwa opposition party, twongeraho ko turi positive cyangwa constructive opposition. Ntabwo turi abantu baje gusenya, ahubwo dutanga ibitekerezo tugamije kubaka kurusha n'ishyaka riri ku butegetsi. Iyo hari ibikorwa, dufite ibikorwa byiza tuvuga muri manifesto, ariko hari n'ibyo abari ku butegetsi bavuga. Iyo tubonye bitabereye, twebwe tutarya iminwa, tubasha kuvuga ko bitabereye, tugatanga n'icyo bita alternative, tukavuga ngo ibi ntibibereye, ibibereye ni ibi ngibi kubera impamvu ABC, tukanazivugaho impamvu ibibereye ari ibyo ngibyo. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ntabwo tubishaka, ntabwo bibereye. Ibyo ngira ngo abumva ko opposition yawe imeze gutyo, twebwe ntabwo turi kumwe nabo. Abo kandi ndahamya neza ababyumva gutyo ni abagamije gahunda yo gusenya. Twebwe dushaka kubaka neza, n'abandi bayoboye barashaka kubaka, ariko twe turashaka kubaka neza byisumbuyeho kugira ngo abanyarwanda babeho neza. Nibwira rero ko ababitekereza ko turi parti satellite ngo bafite indi agenda, twebwe tudafite, tudateze no kugira icyerekezo cyacu nuko abanyarwanda babaho neza, bakabana neza, bakaba bafite ubwisanzure, batekereza mu bwisanzure, bakora mu bwisanzure, kandi badasenga, ahubwo bubaka. Ruva icyo navuga. Icyo nakongeraho, ese ko muzi neza
ko hari ishyaka riri ku butegetsi rifite n'amashyaka bimaze imyaka 30 nayo ndetse n'ibyo bikaba byavuye mu masezerano ya Arusha bakaba bari kumwe nabo kuva imyaka 30 bari mu bonyine abo ko bahari mbese bakabangira n'abandi bose bakaba bari bafite koalisiyo y'amashyaka 9 abo se bashaka kubita iki ese murumva yuko bashaka kumva yuko abantu baba bavuze kuva dutangira n'ishyaka rya opozisiyo tukarabikubitwa tukarabifungirwa tukajya no muri exile ngewe ni ikimenyetso nanjye mu buhunzi bwa kabiri nahuye mu buhungiro nuzeza nanjye nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri urumva ko biryoshye uzambaze tuba mu nkambi y'impunzi uri mu kuko icyo bisobanuye urabyumva iyo byose wabikora uvuga ngo ufite ibintu bikorera no turakorera abanyarwanda isipanyol no mu nteko n'abisobanura ejo bundi no kuri kampeni arabivuze iyo no mu nteko batuje kuvuga abantu batuje kuvuga bari kuvuga ngo usabikana mu nteko ngo akazi mugati nawe twera twaje mu nteko gukorera imigati twaje gufite imigati ngewe uburyo naje ufite iyaje ufite imodoka yaje ntabwo naje gushaka umugati nawe gatiko ngewe naje kuvugira abanyarwanda nshaka kwirukana ibitekerezo bizagize nta kibazo ntabwo byerekeye aho twakunze tubona ari ibibazo yewe nazakubwira disipline twazigiye muri ba mutabize no kabibabwira niyo cyo muri vuga kuri munsi yo kubogeza byari binkunzeho ishore nyinshi zireza eshatu hafi kwirukana mu nteko n'ibindi byinshi cyane ubuzima bwose tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tubitanga tuvugira abanyarwanda noneho birababaza cyane umwebwe abo tubivugira ukaba mukintu aho ushaka kuduca intege urumva birababaje cyane ndashaka ko abantu tungumwe tuvuge dushaka icyo dushaka bashaka igihugu cyiza bashaka imibereho myiza y'abanyarwanda bashaka iterambere rirambye bashaka umutekano usesuye kuko umunyarwanda mukuru yarabivuze abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bashaka gusubiza amacakubiri bashaka gusubiza mu icuraburindi bashaka ko igihugu cyacu cyongera kikagumura niho baba bashaka ko dukora politiki yo gusenya iyo twanze iyo naze gukora n'imitwe y'iterabwoba narabyazi naze gukora imitwe y'iterabwoba n'izi ya gisirikare cyangwa na metirizi nazo navuze nti turashaka gukora politiki yo kubaka igisirikare cyacu kitari imbere kibaka igihugu cyacu no gushaka kurwanya igihugu cyacu urabyumva rero bagakwiye ngo niyo turwane iterambere n'adukanga ubu bakavuga ngo uri mubi no ntabwo turi babi umuntu ukubwira ngo ufata gutera igihugu cyawe urate igihugu urimo ntabwo ari ibyo ukarota yourself in your own country. Why should you subordinate your own country? Why would you want to kill your own people? If you want to save your people, why do you want to kill them? No. We think that by having genocide ideology or divisions of politics is not the way to go. We believe in politics of unity, politics of national reconstruction, sustainable development, peace for diversity, social justice, economic justice. That's what we believe in. And more to that, we have an international ideology. We are not just a party, a local party, we are also an international party. We have an international coalition. We have our sisters and brothers in Germany who are in government. We have our sisters and brothers in Sweden. We have in America, in Australia, in Britain, and all over the world. So we have an international ideology. And I myself, I'm also an ambassador for the world. I'm a global peace ambassador. I'm representing different political parties. I'm representing international ideology. I've been president of the African Green political parties, all of them, over 30 countries. So we are not just a party, we are an international party, an international ideology. So those people who do that, they are very, very misplaced and they don't mean well for our country. Ibikorwa byo kwiyamamaza mumazemo iminsi urabona iminsi kugira ngo bisozwe ndetse no mu myaka yabanje mu bikorwa bisa nabyo twabonye mutegura sites ahantu navuga ngo hari strategic hari hafi y'isoko hafi ya garantye kubera iki tugeze kuganira na bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora batubwira ko zose hari igihe zitegurwa mu masaha y'igitondo cyane ugakoresha terime nyayo bakoresheje y'igicuku ese ntabwo byigeze bibagonganisha zaba ari inzego z'ubuyobozi cyangwa se na komisiyo y'igihugu y'amatora hanyuma mukunze kugaruka ku kintu kivuga ngo abantu baza kumva imigabo n'imigambi ya GDPR ni abaturage bizana bishatse kuvuga iki wabyumva yavuga yatekereza ko ahari hari abantu mu muhanganye muri aya matora bahatira abaturage kuza kubavuza ntabwo ari byo tuba tuvuga tuba dushaka kugaragaza ko tudafite amamodoka cyangwa bisi yo kuzana abantu ntabwo bafite ubushobozi bwo kuzana amabisi babikora rwose kuko tuba bafite benshi cyane hano yewe n'ejo bundi tugasaba barabashaka bari buzuye ku benshi cyane bamwe twarabasize tudafite amabisi menshi twatwaye bisi zirindwi tujya
Gasabo Jamana ariko abandi barasigaye nanjye bose nako mfite za bisi n'igihumbi cyangwa ijana na kuba twara ko barahari benshi cyane twajyana icyo tuvuga nuko aho tugiye ntabwo twatwaye dusangayo abandi kumuna twabasanga muri site nicyo twashaka gusobanura naho twatuze gukora mu burimo guhatira ahubwo tuvuga ko ubushobozi bwacu bwatwemerera ikindi strategy buri nakodika ya strategy yakoresha kugira ngo agere mu cyashaka so ntabwo najya muri strategy dukoresha kuko tugiye mu gicuku yego ni n'abandi bafite ubushobozi nabo bashobora gukora abantu mu gicuku babishobora naje niba dushaka aho tumukorere icyangombwa nuko nta kibazo na kimwe turahura nacyo ahantu hose ku musenyi bw'amata tuba tuganira nacyo tuganira nayo twatwarikiye akarere kakatubaza ngo nihe meya akajya akareba usanga gereza kwa ibintu byose bimeze neza nta kibazo gihari so nta tegeko turiki na rimwe so byose bimeze neza ibijyanye n'amasitrategi yewe ni menshi ntabwo ariyo byonyine igaragaza neza ikibazo nacyo dufite mu bushomeri bwacu ese mubona ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko cyarangira gite ikindi muvuga muti twashaka ikigega gihuza abatanga akazi n'abagasaba abatekereza bati ntabwo gihagije icyo kibazo ese ikibazo kiri muri politike ikibazo murakiri mu bukungu ikibazo cy'urubyiruko n'ubushomeri murakibona hehe cyarangira gite kugira ngo bishime atore bisoza batamusubiza murakoze nk'uko bivuze ikigega ntabwo aricyo cyamara ubushomeri mu rubyiruko ariko nk'uko tugenda twifuza tuvuga ko tuzashyira inganda muri buri murenge icyo gihe buri murenge nugira uruganda rutunganya ibikomoka muri uwo murenge yibaza ubushomeri buzagabanuka hariho n'icyo kigega gihuza abashomeri n'abafite akazi ni ukuvuga ko icyo kigega nikimara kujyaho icyo kigo nikimara kujyaho ba bandi bashinze uruganda tuzabahuza na ba bandi b'abashomeri icyo gihe buri mirenge yose y'igihugu nimara kugeramo izo nganda nibaza ubushomeri bizacika kandi ari naho na bwa buzererezi bafata umuntu ngo yafunzwe azira kuba inzererezi nabyo bizacika kuko uwabonye akazi ntabwo azaba akibaye inzererezi kugira ngo afunge urakoze cyane kandi iyo tugiye muri iyo gahunda cyangwa ubushomeri mu rubyiruko birakunda umwanya wa kampani wari mukeya dufite manifesto yanditse cyane twese wabisoma kugira no kubiza ubworozi kuko abanyarwanda barenze 90% bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi rero tuvuze ko tuzashyiraho ikigega cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Rwanda Agricultural Development Support Fund iyo tugomba kuzakorera ku murenge mbese ikajyana inyungu itarenze 2% icyo straight kugira ngo buri wese ushaka gukora akazi yabona amafaranga y'ibita igishoro bavuga yuko umwana w'urubyiruko tugomba kumwana w'umushomeri ushaka korora inkoko ushaka korora inkwavu ushaka korora ingurube biragoroye kugenda akabona amafaranga miliyoni hariya arazayishyura amafaranga arenze 20 akaba yabura igishoro cyo gushobora gukora ka bizinesi kamufasha kwiteza imbere kuko turwanya ubushomeri iyo tuvuze ko umuntu mukuru ushaka gukora bizinesi yari n'ubuhinzi n'ubworozi ushaka korora inka cyangwa ushaka guhinga umuceri n'ibindi byamuyobeye kuko muri banki ibintu biri hejuru cyane kandi banki ntabwo gushaka ubworozi biramworohera icyo gihe akabona amafaranga akaba yamufasha gutera imbere n'ubu ko ibyo byose ni ukurwanya ubushomeri ntabwo ari mu gihe gusa mu banyarwanda bose ariko twarabazi cyane ku bikoko barigaragaza ko 23% y'Abanyarwanda bafite ubushomeri n'urubyiruko so tubaye ko ibyo byose dushize izo nganda zose bishimye twavuze tuzashyira mu murenge bigisha imyuga ijyanye n'ibakiriye kuri uwo murenge bizabafasha kugira ngo bave mu bushomeri sinumva ko dufata agrobale tugashyiraho ingamba zo kurwanya biciye muri izo gahunda zose dusobanura bagize kubaza kuri matora kuri mucyo bagira ngo mutubwire muzaba mufite inka zingahe mu byumba by'itora icya kabiri twagiye tubona gahunda nyuma y'atanze imbere ku isoko y'amatora yo kwiyamamaza aragiye yibuka isi cyatorwa n'iki akanyuma wavuze ko amatora aciye mu mucyo ari inshingano za komisiyo ariko hari ibibazo abantu bibaza bati y'amajwi amaze kubarwa mu cyumba cy'itora kuri site y'itora aho akomereza bari ku karere bari ku murenge ho ukuntu abarwa biba atari transparency uze gusobanura mu bikorwa tuko twabiteganyije
tuzababwira inyuma turabishaka agaragara ko tubakomeje ku cy'amatora turimo kwitegura icyo cyo tuzakibabwira nyuma. Ibijyanye na transparency y'amatora turizera ibyo komisiyo y'amatora izavuga izatangaza, ariko nanone aribyo twasabye yuko kugira ngo tuzakomeza kwizera cyane ibyo komisiyo y'amatora izakora twarenze muri manifesto yacu. Turifuza yuko ibyo abapolitiki bose bemera mu Rwanda ugira abakomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora, nawe tuzajya tugira uruhare kuri abo bantu b'abakomiseri bategura gahunda z'amatora babarura n'ayo majwi twagisaye muri manifesto. Urasaba yuko ibyo rero si bwo bamanuka no ku nzego z'ibanze abayobora komisiyo y'amatora tuzabatera ku tuntu tw'ibya politiki, ariko nabo baje gusa ibya politiki yose yemewe mu Rwanda kuko usanga barimo abakozi ibya politiki ibice twagisaye. Twasabye kandi itangazamakuru iyo yemererwa gutangaza ivuye mu ibarura kuri site y'itora cyo bita election polling center cyangwa se kuri site aho mu byumba, niyo itangazamakuru yemerewe kubitangaza ako kanya. Aho kuko ikibazo dufite ni uko bagenda babitangaza bari kutangaza ariko ntibivuge, bakazavuga gusa ibivugiye ku rwego rw'akarere, ukuvuga ngo barateranya byagira ku karere nibo bemererwa kubivuga kubitangaza. Twaba iyo nzira n'iza ndende twazana itangazamakuru ikemererwa ifite ubushobozi kandi babikoze ubushobozi ntabwo bwabura itangazamakuru yaba ahantu hose ku buryo twajya tugira voting ababatora abantu bamenya ngo muri isi runaka babona yabona birorera abantu kugira no kugira icyo interest ubushake cyane, ariko nanone bikazamura n'icyizere muri iyo procedure kuva muri processes y'amategeko ya mu cyizere. Ikindi twasabye kimwe muri manifesto ikijyanye na gutora dukoresheje ikoranabuhanga, ariko tukabivana n'impapuro. Iyo ibintu nabonye muri Amerika baba bafite electronic voting system ariko bakoresha n'impapuro ku buryo iyo bimwe byapfuye ibindi unashobora kubireberaho, cyangwa se umuntu ashidikanya ibyavuye mu ikoranabuhanga ashobora kureba ibyavuye mu mpapuro gusa birunganirana. N'abati mu Rwanda twakwiye kuzamuka kuri urwo rwego aho gukoresha impapuro gusa dukoresha n'ikoranabuhanga. Twabisabye ibyo mvuga biri muri manifesto yacu, ibyo byose tubisaba ntabwo ari uko tudafitiye icyizere urukiko rw'amatora turagifite, aho bashaka ko icyizere cy'ubundi kikazamuka, ariko n'abantu bakishimira cyane ibiri kuba mu matora bakabikurikira cyane. Ndetse mu minsi ya mbere tutatangira kampani hari umunyamahanga waje arambwira ngo nawe iminsi ibiri mu Rwanda mu kampani zitangire, ariko ntabwo ushobora kumenya ko ari amatora ari mu Rwanda. Rero kubona nyine abantu bavuga ntabwo tubona abantu bashamaraye bakoze ikiba urabyubagira ngo ibyo byose iyo bigiye bikorwa abantu batajya kugira leta nyinshi cyane mu matora kubikurikirana, urumva kujya ku masite kubera ko ababa bafite amafaranga ariyongera n'abainvestors bariyongera n'iza televiziyo n'amaradiyo yose bigira akazi kenshi cyane n'abanyarwanda akazi kenshi cyane. So ni procedure dushaka iyo bintu twita kwiga kubaka demokarasi. Kubaka demokarasi ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi umwe, bisubiza ku kibazo bavuze cya mbere. Ni ukuvuga ngo ni procedure, ni intambwe ku yindi ntambwe itatwara itatu kugera twubaka kimwe tuvuga ku mpamvu imwe tujya ku yindi. Nubwo igihugu cyubaka ntabwo twabifata n'umwanya cyangwa kuzana muri Amerika umunsi umwe ntabwo byakunda, ariko nyafite icyizere ko dushobora no kurusha Amerika tugiye twubaka tukaba umusingi uhamye twagenda tubishyiraho ku buryo natwe twaba turi muri ntababwiro muri Afurika yose bakavuga ko bazajya baza bari gukorera mu Rwanda, kuko baza kureba ku bindi bakareba no ku bijyanye n'amatora byose birashoboka. Urakoze cyane kugira ngo abantu bakumvikana iyo bakomeza kuvuganira tukibora gukurikira twese turi together ku kijyanye n'imipaka. Twavuze ko ari gutsinda amatora tuzashyiraho mekanizme yo gushyira amasezerano mpuzamahanga mu bihugu byose duturanye ko nta gihugu kizongera gufunga umupaka. Ni ukuvuga ngo mu biganiro tukabyumvikanaho twese kuko iyo bafunze imipaka twanabisobanuye yuko batekereza yuko bafungiye imipaka abayobozi cyangwa b'igihugu, mu by'ukuri ntabwo ari ibyo, baba bafungiye imipaka abaturage kuko abayobozi b'igihugu bo niyo bashaka guhaha yewe ashobora kujya kare akajya guhahirayo. Hari n'abandi n'ubu abayobozi bacu bashobora Dubai bakajyayo nta kibazo bwiye, ariko umuturage wa wundi wahariya Nyaruguru, wahariya Gisagara, wahariya Bugesera bakunda kujya mu Burundi niwo ufungiye, cyangwa muri Kirundo za Ngozi bagomba kuza mu Rwanda niwo ufungiye umupaka kuko bafite ubuzima buhoraho kandi ntabwo kudani uyu munsi tumaze imyaka 1000 tubana n'u Burundi cyangwa tubana na Kongo, tubana n'Ubuganda. Ntabwo ushobora gusepara abaturage b'Icumbi na Burera n'Ubuganda, no kuko hari iwacu by the way
uruba kabare iwacu isoro iwacu ariko tuzagaruka ishiriki urumva so nabwo kuba twandukanya n'abantu babanye imyaka y'ibihumbi so iyo ufuze umupaka abaturage nibo bahomba so kuvuga mu by'ukuri twakubwira amasezerano abantu bakabyumva ibibazo sinabwo ko bitazabaho bizaba bishobora kuba aho dushaka ko tubikemura turimo tujya mu bintu byo kugira ngo duhombeshe abaturage bacu cyangwa tuzane ubuzima bw'abaturage ubwo n'uva ni politiki tuzashyiramo imbaraga cyane ijyanye n'abanyamahanga noneho ku kibazo wari waje cyane cyane nari mbajije kuri Ngoma aho mwavuze yesi ndacyumvise hari inzego z'ibanze dufite umuti wa mbere ni uko twumva yuko amatora y'inzego z'ibanze agomba kuzahinduka biri muri manifestation y'umubiri turumva yuko twebwe amatora y'inzego z'ibanze asobanuke abe ashingiye ko twiyamamaza dushingiye ku bya politiki kuko ubu batubwira ko twiyamamaza dushingiye ku giti cyacu tutahanye ibyo meriti ariko umuntu akiyamamaza agatumwa n'abaturage bose bava mu madini atandukanye mu byo politiki itandukanye aho byarangira yamara kuba shefu w'umudugudu akahinduka shefu w'irindi shaka aho mu mudugudu yamara kuba meya akahinduka perezida w'ishaka runaka cyangwa mu byo politiki runaka muri ako karere kandi niyamamaje avuga ko nta dini afite nta shaka afite babyubahirira ko yatowe n'abaturage bose ni ukuvuga ko ibyo bizana kuba gushaka guteza abandi bintu icyarimwe ubona ko ntabwo bibujije yuko umuyobozi agira ibyo politiki wanditsemo ntabwo ko meya ataragira ibyo politiki yawugira ariko bareka undi muyobozi ayobore iyo butwa politiki mu karere yewe ko ari umuntu umwe ufite inshingano zo kuyobora abaturage anayobore n'iki butwa politiki kuko biravanga inshingano gusa ntabwo batwanamira baba bagize ubwoba bavuga ngo barangana gute biragenda gute agashaka kuvanga ibishaka cyangwa ibutwa politiki ibyo kuyobora igihugu so tuvuga ko tugomba gucika burundu noneho niba n'ibutwa politiki yiyamamaje abantu bakagenda nabo responsibility niba uyobora. In the first place, you mentioned about the diaspora's life and also the Rwanda Day, especially Rwanda Day. What are you going to change regarding what they are facing right now, and what are your plans for them to feel like they're expressing or they're expecting something new from what they have? What's your job? Okay. Ntabwo biri muri manifesto ariko mu bintu tuteganya ku rwego rw'akagari cyangwa gufashaho agronome ku rwego rw'akagari azadufasha mu gutegura imishinga dukeneye kuko mu rwego rw'akagari abakozi babiri harimo sendo na gitifu uburyo bashaka kuko dufasha kugira ngo imishinga y'ubworozi y'amafaranga tuzamanura azajya aba ku karere banashobora kuba bayageraho noneho abakuru bacu nabo bantu bose ntabwo bavuga ngo wabona amafaranga bahemba buri gihugu cyose ntabwo byakunda ariko hari ibintu leta ishobora kubakorera dushobora kubashakira amagare dushobora kubashakira amatelefone utugari tugeze kubisaba ubushize ko babona amagare aho bayakeneye cyangwa bashobora kuyatwara so ibyo bijyanye n'ubuvugizi twakorera tukabikora ariko kuri uyu minota sinabona ko tubifite muri manifesto ibijyanye n'abamudugudu n'abamuparasita aho dufite ibijyanye n'abaturage bose muri rusange. Thank you so much. My name is Ifi Fuamu and I work for New Times. I think most of my questions, my colleagues have touched on them. But my question is, you mentioned that in your manifesto. Muri manifesto yacu tuvuga ko itegeko rikwiye kubahirizwa. Itegeko rihari rivuga ko iyo bibaye ngombwa ko abantu bimurwa ku nyungu z'igihugu cyangwa ibikorwa remezo cyangwa igihe bari mu kaga bitewe n'uko hashobora kuza imyuzure ikaba yitana bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu, abo bantu bakwiye kwimurwa ngo babifite bagahabwa ingurane mbere y'uko basengerwa cyangwa bimurwa. Uburyo rero bikorwa n'ishyaka ryacu tuvuga ko igihe tubona yuko hari ibintu bishobora kuza nk'imvura, ibiza, icyambere nuko tuzashyiraho ikigo gishobora gutanga amakuru mbere y'uko ikibazo kiba, yaba ari imitingito, yaba tuzazamura ubushobozi bwa ntwari, ubu buvuga ngo imvura igiye kugwa cyangwa ntabwo igwa, tugire ku buryo tumenya n'ibyo mu butaka bishobora gutera imitingito, noneho abantu babe bakwimurwa mbere atari ukuza kubimura
mu minota ya nyuma bajyana mu mashuri bajyana ahantu batishimiye, kandi rimwe na rimwe naho bavuye nta ngurane bahawe. Ndavuga igihe habayeho kwimurwa bitewe n'inyungu rusange, ari ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye n'amazi, ibijyanye n'imihanda. Ibyo byose ugiye gukora imibare wasanga abishyura ari imbaraga, kandi izo kese zimaze imyaka, hari na kese zimaze imyaka igera mu 10 batarahabwa ingurane kandi barabarurwa. Hari abatabarurwa, hari ababarurwa ntibishyurwe, hari n'abatabarurwa ndetse n'abishyuwe ugasanga baravuga ko ingurane bishyuwe idahwanye n'agaciro k'ibyabo byasenywe. Twebwe rero n'ishyaka tuvuga ko tuzashyiraho ubwo buryo butuma abantu amategeko yubahirizwa, kandi n'igihe abantu bari mu kaga bakaba bakwimurwa mbere y'uko akaga kabageraho, kandi bakajyanwa ahantu bitewe n'ibyifuzo byabo, atari ukubatwara ahantu bitari mu byifuzo byabo. Iyo gahunda turayifite kandi tuzi neza ko ari ikibazo mu by'ukuri kirangamiye abanyarwanda benshi, cyane cyane mu bijyanye no kutubahiriza itegeko rihari. Ikindi n'imiterere itari myiza, ndavuga imiterere y'imisozi ihanamye, uburyo abantu benshi banyurwa mu buhumyi. So nagira ngo mbashimire cyane kuba twakoranye neza kino kiganiro, mbashimire ibibazo tubajije, kandi nizeye ko iyo twasubije biri bufashe benshi bari batarasobanukirwa ibijyanye n'imigambi yacu cyangwa se gushidikanya, guhitamo neza bakanatora umukandida wabo Frank Habineza, banatora umukandida w'abantu n'abadepite benshi bishaka kwifashishije kugira impate batora inyoni ya Kagoma. Thank you very much all of you. I hope that this has helped to clarify more issues and to update you on what has been going on. Also to follow our friends and supporters in the diaspora, they can take an informed decision to vote for the But don't forget our famous bird, the eagle. Where is the eagle? Kagoma. That's where they vote. Thank you very much. President. Twina kugira umuzatorera kugira ngo tuzazigurira abasitora. Gereza tuna hepfo Kimironko ya kabiri wacana kuri prison ekole primaire ya Kimironko ya kabiri wacana kuri prison abahoze turukira hepfo baitoa kwa hafi cyane ekole primaire Kimironko ya kabiri. Nakoze cyane.